ashimwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Reka tumuzamurire icyubahiro uwo mwana. Haleluya, haleluya. Amen. Imana yacu nishimwe. Turashima Imana ko iduhaye iki gitondo cyiza cy'umugisha, igitondo cyo kuba mu nzu yayo. Mana ishimwe. Ari igihe twagiye tubisaba tukavuga ngo Mana uzatugarurire bya bihe, ariko yarabikoze tuyongera icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Nshimye Imana kandi ko ari twe yatoranije kugira ngo tuze gusangira namwe ijambo ryayo muri aya masaha. Amazina nitwa Irihose Martin ku batanzi, hanyuma nsengera hano kandi nkora umurimo w'Imana muri Hoririko ndetse no muri komisiyo y'iterambere. Imana ishimwe ko iba yirinkije, njye nishimira cyane n'ibyo nabyo yirinkije. Imana ishimwe. Ndi kumwe kandi n'umuryango, ndi kumwe na madamu n'abana nabo baje. Reka mbasabe bahaguruka aho bari basuhuza iteraniro. Imana ishimwe. Reka twihute rero tuganire ku ijambo ry'Imana. Nagira ngo twibukiranye ko uyu munsi ni umunsi twongera kwibukaho ubutatu butagatifu, ubutatu bwera, ubutatu butagatifu, bitewe n'imvugo dukoresha, ariko dukoresha ubutatu bwera. Mana ishimwe cyane. Ubutatu bwera ngira ngo turaza kubigarukaho, ariko munyemerere ku magambo y'Imana twasomye kongereho ijambo rigufiya dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana wera, igice cyaho cya 11. Turasoma umurongo wa 25, hanyuma turaza gusimbuka dusome umurongo wa 40 kugera ku wa 42. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana wera, igice cyaho cya 11. Reka dusome duhereye ku murongo wa 25, turaza gusimbuka dusome 41 ndetse na 42. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo, Yesu aramusubiza ati, ninjye kuzuka n'ubugingo. Unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Dusome 41. Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, Data, ndagushimiye kuko unyumvise. 42. Ubwanjye narinzi yuko nyumva iteka, ariko mbivugiye kugira ngo abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye igitondo cyiza uduhaye. Tugushimiye Mana uyu munsi twibukaho ubutatu bwera. Mu izina rya Yesu tugiye kuvuga ijambo ryawe, tugiye kuryumva, ariko turashaka kumva wowe. Iri teraniro Mana rirashaka kukumva. Niyo mpamvu twazindutse twese twibagirwa dusiga ibyacu tuza mu nzu yawe kugira ngo tukumve. Iyi mitima yacu uzi icyo yifuza. Niyo mpamvu ninginze ngo uzubane na buri wese hano, kandi twongere tukumve bundi bushya. Bana natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Tugiye kuganira rero umwanya muto bampaye ku ijambo ryayo. Turaza kuganira ku ntego igira iti umumaro w'ubutatu butagatifu mu ngorane z'abizera. Ngiryo ijambo Imana yampaye kuza kuganira namwe. Imana ishimwe. Umumaro w'ubutatu bwera mu ngorane z'abizera. Mu mwanya muto n'iryo jambo tugiye kuganiraho. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe. Reka mbere ku ijambo dusomye iri jambo riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana wera. Iyo ugiye
mu ntangiriro z'iki gice cya 11 usanga ari inkuru zivuga ku mugabo witwa Lazaro, zikavuga kuri Marita ndetse na Mariya. Mana ishimwe cyane. Aba bantu baje kubera izihe mpamvu muri iki gice? Baje kubera impamvu ikomeye, bavuzweho kuko ari inshuti za Yesu. Haleluya. Kandi babaye inshuti za Yesu bikomotse hehe? Bikomotse ku mubyeyi witwa Mariya uvuga mwa kiriya gice, aho yigeze yihuta cyane asanga Yesu. Amaze kumusanga ngo arunama amusiga amavuta, haleluya, ku birenge. Ngo amaze kunama akamusiga amavuta, ngo afata n'imisatsi ye myiza cyane yakundaga, ngo aramanuka, ngo ayimuhanaguza hehe? Ibirenge. Ibyo bikora ku mutima wa Yesu. Yesu atuma mugira inshuti. Haleluya. Arangije kumugira inshuti, byihuta cyane bijya ku muvandimwe we Mariya. Ubushuti ntibwasigaraho, ahubwo bujya no ku bavandimwe. Yesu ashimwe. Hanyuma birihuta bijya no kuri Lazaro kuko nawe yavukanaga nabo. Mu yandi magambo, hari imirimo y'abizera ikorwa ikabarenga bo ubwabo, ikajya mu ngo zabo, ikagera ku bana babo. Iminsi mibi yaza ikavuga ngo kuko bankoreye, baranyizeye, mbaye mbatabariye imirimo y'abase n'abanyina cyangwa y'abizera. Iyi Mana yacu nihabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma Mariya aragenda, amaze gukora ibyo akomeza ubuzima i Galileya. Ariko ngo baza kugira ikibazo gikomeye. Musaza wa Mariya wakoze ya mirimo ararwara. Ngo amaze kurwara araremba cyane, baravuga ngo ntacyo dufite cyo gukora, yewe n'abaganga ntacyo bakora. Birashoboka ko n'uwo mudugudu nta baganga bari barimo, ariko aravuga ngo hari umugabo nagize icyo nkorera witwa Yesu. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo nemeye gufata amavuta nyamusiga ku birenge, hanyuma umusatsi wanjye nari nkunze manukana nawo nca bugufi ngera ku birenge. Ibyo bimpesha kumuhamagara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bituma yumva akwiye guhamagara Kristo kuko yibutse imirimo dukora hano mu isi igiduhesha guhamagara Kristo. Imana ishimwe cyane. Arangije aravuga ngo kuko yarwaye, hari umugabo nagiriye neza, reka muhamagare, kandi nzi ko mu butware afite harimo no gukiza indwara. Imana ishimwe. Mu butware bwa Kristo uyu tugiye kuvuga harimo no gukiza indwara. Imana ishimwe. Yesu amenya ayo makuru atumwaho. Amaze gutumwaho, njya mukunda cyane Yesu. Aravuga ngo menye neza yuko Mariya wangiriye neza nawe yamenye ko ari inshuti yanjye. Yesu ashimwe. Hari igihe tujya tubana na Yesu ariko tukayoberwa kumenya ko ari inshuti nziza yanjye. Akaga n'intambara n'ingorane byatugeraho, tugahamagara hirya no hino, ku munota wa nyuma byatunaniye, ngo ariko Yesu we kwiza zose zatunaniye wadutabaye. Nyamara niwe mugabo wo guhamagarwa bwa mbere. Mana yahabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu amenye ibyo aravuga ngo kuko rero Mariya n'abavandimwe be bamenye imbaraga ziri muri ngewe, sibo bakwiye kuzibona nonaha, ahubwo mu burwayi bwa Lazaro Yesu ahita ahinduramo ko hari abandi bakwiye kumenya imbaraga ziwe. Ngo amenye ayo makuru aricecekera, niko Bibiliya itubwira. Ngo akomeza imirimo ye ntiyajya gutabara. Arangije ngo akomeza kuganira n'abigishwa bari kumwe. Munsi wa mbere, munsi wa kabiri, bari ku munsi wa kabiri ugeze, abwira abigishwa ngo mwabigishwa mwe turi kumwe ahangaha, hari umuvandimwe, hari inshuti yacu Lazaro, namenya amakuru ko arwaye. Kandi arwariye hehe? I Buyuda. I Buyuda niho arwariye. Abigishwa baramubwira ngo arwariye i Buyuda. Reka tukubwire amakuru rero. I Buyuda uhari
abayuda ubwabo bashatse kugutera amabuye. Urabyibutse ko bashatse kugutera amabuye. Mu yandi magambo, nta makuru meza wasize i Buyuda, nta n'ikiza kiriyo cyatuma usubirayo. Ariko njya nkundira Kirisitu ko nta kijya kimuca intege, yaje kudutabara. Kirisitu twamuhaye icyubahiro uwo muntu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nta kintu gishobora kumuca intege iyo ahagurukiye kugira gute kudutabara. Butatu butagatifu, Kirisitu ni uwa mbere, reka tumuvugeho bwa mbere. Haleluya. Arangije arababwira ngo bigishwa banjye tugendanye urugendo. Umunsi ugira amasaha 12, kandi hari amasaha y'ijoro hakaba n'amasaha ya kumanywa. Arababwira ngo nijoro iyo umuntu agenda ashobora gusitara, ashobora kugwa gakomereka, ngo ariko iyo umuntu agenda ku manywa agenda bireba byose, nta mpamvu n'imwe yatuma sitara, kereka nyine haje idasanzwe. Ariko nijoro hari impamvu nyinshi zatuma dusitara. Ni nayo mpamvu i Buyuda naho bashatse kudutera amabuye. Nuko hari ijoro, nuko hari umwijima, bari mu mwijima, kandi cyanzanye ni ugukura abantu mu mwijima. Turakomeza urugendo tugenda. Imana ishimwe, Imana ishimwe yuko nubwo ibyacu byaba biri mu mwijima, bigize ikadutabarirayo. Haleluya, haleluya. Iyi Imana Kirisitu dutabara, mushatse mu mukomera amashyi, ntacyo biri buze kubatwara. Haleluya, haleluya. Arangije Yesu arahaguruka ngo aragenda, arihuta cyane, niyumvira amajwi y'abigishwa. Aragenda agera ngo i Buyuda. Ahageze icyo Bibiliya ivuga ngo asanga hari iteraniro rinini cyane ryaje kwa Mariya na Marita na Lazaro. Aba bantu bazanywe n'iki? Iri teraniro rije kubera iyihe mpamvu? Mpamvu ya mbere, Lazaro wari uzwi nk'urwaye ntabwo akirwaye, ahubwo yamaze kugira ate? Kuva mu mwuka. Yamaze kugira ate? Yapfuye. Kandi iyo umuntu yapfuye, nk'uko no mu muco nyarwanda tubigenza, duhita dukora iki? Ikiri. Iri teraniro ry'abayuda ngo ryari riteraniye muri uyu muryango, kuri uru rugo, kubera ko bari baje gutabara, bari baje gufata mu mugongo aba bana bagize ingorane zo kubura umuvandimwe. Hanyuma bamwe barariraga, abandi rwose buriya turaza kubereba neza, nta gahinda bari bafite, ahubwo bari bazanywe no kureba uko biza kugenda. Hari abantu bajya baje kureba uko biza kugenda gusa, ariko Imana idutabarira muri ayo maso, tuyihereze icyubahiro. Haleluya, haleluya. Kirisitu ahageze ngo Marita arihuta, umwe muri abo bavandimwe, ngo araza aramureba, aramubwira ngo wagenzwaga n'iki? Ubu urajya hehe? Icyari cyagombaga kukuzana kwari ugukiza umuvandimwe wacu, none akaba yamaze kuva mu mwuka. Murongo wa 25 dusomye, aramubwira ngo yewe ngunyizera njyewe Kirisitu. Haleluya. Akanyizera ibyo ngibyo gusa, naho yaba yaragize ate? Yarapfuye, ngo azahita azamuka azuke. Haleluya, haleluya. Ngo ntabwo inkuru zo gupfa zizongera kuvugwa, hazavuga inkuru zo kubaho. Haleluya, haleluya. Ibuka ko naba hari inkuru zo kurangira bavuze, nibuka ko hari izo kubaho uyu munsi, yihereza icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari igihe bavuze kutabaho ukavaho karangira, ariko uyu munsi wicaye mu iri teraniro, nubyibuka uyikomera amashyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Manishimwe. Yesu aravuga ngo ninjye unyize. Unyize ngo ahitabaho akabona n'ubugingo. Imana ishimwe. Marita aramubwira ngo ndabizi kuri umwana w'Imana, ibyo ndabizi, kandi nzi ko n'abapfuye nabo bazazuka ku munsi w'iki? Ku muzu.
ibyo rwose nabyo ndabizi. Hari igihe uyu Kristo turiho tuvuga tuba tumuziho agace gatoya, ariko nagira ngo mbabwire muri ubu butatu bwera tuze kumenya Kristo uwo ari we kandi tumumenye neza n'imbaraga ze. Marita amumenya hagace, amenya yuko avuga inkuru zizabaho ku muzuko, ntiyamenya ko avuga iby'uwo mwanya. Nagira ngo mbabwire ngo hari igihe twiheba tukavuga ngo ntibikiriho, ariko Imana yacu inzira zayo igize inyuramo tugatabarwa, kandi uwo munsi kandi muri icyo gihe Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka twongere twihe icyubahiro Imana igidutabara, Imana igidutabara kandi tutaraseba, ikadutabaza tutaragira dute yemwe tutaraseba. Haleluya. Yesu akomeza umurimo we, aravuga ngo uburwayi bwa Lazaro bwaje guhindukamo gupfa, hari icyo ngiye ngewe gukora. Kandi nzi neza yuko abayuda bari mu mwijima, abayuda bashatse kuntera amabuye, uyu munsi barongera babone bundi bushya Yesu. Haleluya, haleluya. Barongera bambone bundi bushya. Kumbe ntabwo yitaye ku burwayi, ntabwo yitaye ku rupfu, ahubwo yitaye kutaza gukura mu rupfu. Imana ishimwe. Ntabwo ajya yita ku bibazo dufite, ntabwo yita ku ngorane nubwo atabisiga inyuma, ahubwo arashaka kugira ibyo akoresha izo ngorane n'ibyo bibazo ufite, kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana rigire rite yemwe rishyirwe hejuru. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo iyi ndwara, abwira abigishwa n'abamutumweho, yavuze ko indwara atari iyo kumwica, niko yavuze, ariko batangazwa no kubona ko yapfuye. Ari igihe tubwira ngo izatugirira neza, wajya kure ukabona nta n'agace ko gutabarwa gahari, kandi nawe urabizi. Ariko wajya kubona ukabona n'uwo akakugiriye neza disi, wari mu mwanya mwiza, mu gitondo baramubwira ngo nta nubwo agihari, ukabona n'umubyeyi akurengeye, noneho bakakubwira ngo nawe aratashye ahubwo ujya kumuherekeza, kandi yakubwiye ko izakugirira agacu kose kavuyeho. Ariko aho ngaho niho yinjirira kugira ngo ari wowe uyimenye bundi bushya, hanyuma n'abaye bazayimenye, n'abazabona ibyo babimenye, bavuga ngo iyi Mana niyo ikwiye icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yesu we, Yesu arakomeza imirimo, aravuga ngo noneho rero reka dukomeze. Bibiliya tubwira ngo yari ataragira neza aho wapfuye ari, n'iyandi magambo yari akiri hafi y'abantu, ataragira neza aho igikorwa kiri, niko Bibiliya itubwira. Arangije ngo ashinguye intambwe agana aho igituro kiri, ngo Marita umuhanga cyane ahamagara muri umuvandimwe we Mariya, aramubwira ngo wamenye ko umwigisha yageze ahangaha. Kumbe umva, Mariya wamusize amavuta ntabwo ari umusanganiye, kubera yuko agoswe n'abayuda baje kumuririra n'abandi baje gushungera. Aracyari iyo ngiyo mu gikari, kumbe Yesu yahageze. Hari igihe ajya hagera abandi bakanamubona neza, ariko twebwe twamukozeho, twebwe yabanye natwe tukananirwa kumwizera. Mwanditsi umwe aravuga ngo mbese ko mbona muboroga nk'umugore uri kunda, murarizwa n'iki? Nuko yari asanze abantu batarashobora kwizera neza uyu Kristo bamenye. Mana ishimwe. Hanyuma ngo Marita aramubwira ngo ariko mwigisha yagize ate? Yahageze. Kuko yahageze rero, va mu bayuda basohokemo aho gusanga Yesu, kuko we yahageze. Abayuda barakubwira inkuru z'incamugongo, abayuda barakubwira iby'urupfu, ariko Kristo avuga inkuru zo kuzuka. Haleluya, haleluya. Sohoka mu bayuda, ngwino aho Yesu ari, kandi nuhagera amarira wari ufite ndetse nanjye na musaza wa ahari twatabarwa, amuha amakuru. Reka mbabwire, nta kintu gikomeye nk'amakuru. Iyo wamenye amakuru y'uyu mugabo, uravuga ngo ariko noneho ngiye nkomeje urugendo, kuko mfite umugabo ukomeye uzanyobora muri uru rugendo. Imana yacu nishimye. Arangije
ngo Mariya arasohoka yihuta ngo asanga Yesu, aramubwira ngo ariko ubu koko umuntu natumyeho kandi nkagutumaho uzi nanjye ko hari akamaro nakumari, gusa ntabwo abandi bose bakurebaga ntibagusiga amavuta, ntibakurebaga se n'inyongeye nyine wari uhari, abandi se ntabwo bakurebye imisatsi yayo bakayisokoza neza, uwanjye nkawumanura, koko none uje umuvandimwe wanjye yapfuye, tujya tugira imanza tuburana n'uyu mugabo, ariko mureke imanza, afite impamvu ari gukora ibyo ngibyo. Mana yacu nishimye. Aramubwira ngo humura Lazaro araza kuzuka. Mana ishimwe. Mu yandi magambo, iyo tugeze aho Yesu ari, twumva ijambo humura, imitima yacu igahumurizwa. Imana ishimwe. Abumvise ihumure ry'uyu mugabo mwakongeye mukamukomera amashyi yemwe. Ihumure ry'uyu mugabo abo ryagezeho nimumukomere mu mashyi. Haleluya. Imana ishimwe. Mariya aravuga ngo kuko n'ubundi nzi gukomera kwawe nkomeje kukwizera. Yesu aravuga ngo nimunyizere koko. Bibiri tubwira ngo abayuda babonye Mariya asohotse ngo bihuta gusohokana nawe, ngo kuko bibwira ko agiye hehe ku gituro. Bibwiraga ko agiye gukomeza agahinda n'umubabaro aho musaza we ari ku gituro, ariko siko bimeze. Nubwo dusohoka twihuta bakagira ngo dukomeje imibabaro, ariko mbere y'imibabaro duhura na Kirisitu, tukagenda duseka, tukagenda turirimba ngo naho hazi ibyago byinshi niko twaririmbye ngo njyewe ndi amahoro, ngo Yesu ni umukiza wanjye ndi amahoro. Haleluya, haleluya. Nuko tuba twahuye na Kirisitu mbere yuko tujya mu byacu binuka, akabanza akaduha amahoro yo mu mutima. Abo Yesu yahaye amahoro yo mu mutima muhereza icyubahiro. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Haleluya. Yesu ngo abayuda bamaze kuza bose bari baje mu kiriyo, Mariya nawe akivugana na Yesu. Yesu arababwira ngo mwebwe abayuda, nawe Mariya, namwe abigishwa, kuko mubaye iteraniro nashakaga, nimunkurikire. Biratubwira ngo baramukurikira ngo bageraho igituro cya Lazaro kiri, ngo bakigezeho Mariya ari hafi aho ngaho, aramwegera. Impamvu amwegereye, baziranye uburyo ibirenge bimeze, yakoze ku birenge by'arabizi. Haleluya, haleluya. Twegereye umugabo kuko tumuzi, kuko tuziranye nawe. Haleluya. Aramwegera, aramubwira ngo reka nkwerekere, uyu muntu amaze iminsi ngahe 4, kandi birashoboka yuko ubwo dutegetse gukuraho igitare uri buze kunukirwa, kubera yuko umuntu umaze iminsi 4 rwose aba yanutse. Gusa wowe ntunukirwa Yesu koko, ariko Kirisitu utaginukirwa n'ibyacu. Reka twongere tumuhereze icyubahiro. Haleluya, haleluya. Abantu banukirwa, abantu bagutakaza, ariko Kirisitu twizeye, twamenye, tugakurikira, ibyacu ntibimunukira, ahubwo bimubera umubavu mwiza wo gukoreramo ubutumwa bwiza kugira ngo asohoze icyo yatumwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo nubwo byanuka, ariko nimwegureho igitare mugikureho. Niko twasoma. Bamaze gukuraho igitare, Yesu aravuga ngo Mana Data wa twese uri mu ijuru, njyewe ndabizi neza yuko usanzwe ugira ute unyumva, kandi reka mvuge kunyumva, turaziranye, twabanye mu gihugu cya hehe cy'ijuru. Yewe ujya no kurirema twari kumwe, kandi n'iyi si nkandagiye ujya kuyirema twari kumwe. N'aba bantu harimo na Lazaro bajya kuremwa twari kumwe. Imbaraga zawe ndazizi, ariko dore icyo nshaka kuvuga. Nagira ngo iri teraniro riteraniye aha ngaha ririmo abayuda bashatse kuntera amabuye, ririmo Marita na Mariya, ririmo n'abigishwa bambuzaga kuza aha ngaha,
bamenye kuri Imana data wa twese ushobora ibintu bingahe, ibintu bingahe yemwe, kandi bitume nanjye watumye banyizera. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ibyo biratuma nanjye watumye abantu bari hano iri teraniro rihize. Mu yandi magambo, ibyago byacu, ingorane zacu, ibyago byacu ibinyuramo kugira ngo abantu bamenye yuko dufite Imana ishoboye ibintu bingahe byose. Takari bizere ko iyo tugendana nayo, iyo twakoranye nayo, Kirisitu twamenye tukamukurikira. Yesu ashimwe. Hori bikora indirimbo nziza, Yesu Kristo twamenye tugakurikira, yufite mano yahishwe. Abantu bamenye ko Kirisitu twakurikiye, uwo nguwo ashoboye ibintu bingahe. Bibiliya yatubwiye ngo murongo wa 41 na 42 ngo Yesu ahita abwira abantu bateraniye aho ngaho ngo iki gitare cyavuyeho, ariko iyi ntumbi imaze iminsi 4 nagira ngo muyibohore. Abwiye bande yemwe? Abayuda batamwizeraga nibagejejemo gukora. Arababwira ngo nimuyihambure, muyibohore, muyihora amaguru ndetse n'amaboko. Byari bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo iyo igiye kudutabara ikoresha n'abandi bamaze kutugirira nabi, barya badututse, barya baturenganyaga, babandi irabakoresha kandi ikabikorera mu maso yabo. Haleluya. Ikabikorera mu maso yabo babireba, kandi amaboko yabo, ubushake bwabo akaba ari bwo bubikora, ikadutabara. Iri dutabara rero baravuga ngo yakwiye gutabarwa, uyakwiye kubamo neza. Haleluya. Uyakwiye kwicara ku ntebe n'abakamera nk'abandi, akwiye kuva iyo mu irembo akicara n'abikomangoma. Nuko yaje kugira ate yemwe? Kudutabara. Haleluya. Mana ishimwe. Ngo abayuda barunama, ariko bamwe unyumvire n'aba bantu baravuga ngo ariko uyu Yesu ubundi ko twaherutse ahumura impumyi, akakiza abarwayi, abako batwiratagaho ko ari inshuti, ese byagenze bite kugira ngo arinde amupfana? Ubuse ubundi yapfuye, Yesu ari he? Hari abantu bajya batubwira amajwi bakatubwira ngo se ubundi ntabwo mwasenze, sinaherutse uba mu 2 na 3 ku cyumweru ntujye usiba. Mbese nawe byakubaho? Ariko byatubaho kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana ishimwe. Waramuhambura, ngo bamaze kumuhambura ngo arategeka rero. Mva, arategeka. Yesu njamukunda, iyo ageze ku gihe cye ahita azana amategeko, ntabwo yinginga. Haleluya. Igihe cye cyo gukora iyo kigeze arategeka byonyine. Aravuga ngo icyambere, Mana, kubera ibi ngibi abantu benshi baraha, iri teraniro rigiye kugira gute? Kandi nanjye rigirete, ngiye gutegeka rero. Wowe Lazaro wari ufungiranye ahangaha, haguruka, sohoka, usubire ubuzima, uve mu bapfuye. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ategetse ibyamaze gupfa, aravuze ngo nibyongere bibeho, kandi abantu bongere babirebe. Mu yandi magambo, abayuda babirebesha amaso, bavuga ngo ishobora gukora ibiruta cyane ibyo twibwira. Haleluya, haleluya. Ishobora gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza, ishobora gukora ibiruta cyane ibyo abantu badutekerezaho. Irongeye ikoze imirimo itangaje, ikoze ikindi gitangaza tutabonye.
twabonye ikiza indwara, twabonye ikiza abantu, ariko tubonye izura bundi bushya. Haleluya, 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 haleluya. Mana ishimwe. Ayi Mana, reka tuyongera amashyi, reka tuyongera amashyi y'Imana. Yesu ukora ibyo ngibyo, Yesu twizeye, twamenye, tugakurikira. Nagira ngo mbabwire ngo ni umunyamaboko, reka tumugumeho. Uyu ni umunyamaboko, arakomeye. Mbere yo guhamagara abandi ujye umuhamagara, mubwire ngo nahamagara imiryango nkayibura, nahamagara umugabo nkamubura, ariko iyo guhamagaye Yesu uranyitaba, tukagendana, nkagufata, nkakwishingikirizaho, no mu byago nkaririmba, nkavuga ngo ndamahoro, nkavuga ngo Yesu uri ubuturo bwanjye, nkavuga ngo Yesu uri ibyiringiro byanjye. Haleluya, haleluya. Nkavuga ngo ni wowe nishingikirijeho, uri umubyeyi wanjye aho ababyeyi batari, uri umurezi wanjye aho abarezi batari. Imana ishimwe. Kristo twamenye tugakurikira, reka tumukomere amashyi. Imana ishimwe. Haleluya, Imana ishimwe. Hanyuma nagira ngo nzane data wa twese uri mu ijuru, hanyuma muhuze na Kristo, kandi ndaza kumuhuza n'Umwuka Wera, hanyuma twisoreze ubutatu butagatifu tube turabusoma. Ariko Kristo mwamwumvise yemwe, nashaka kumuvuga mu mirimo ye kugira ngo mwongere mumwumve neza, kandi nanjye mwumve neza. Kristo ahamagaye data wa twese kubera iyihe mpamvu? Icyambere twasomye ahangaha mu Migani ibice byaho 8 badusomeye, bice byaho 8 aho twasomye. Reka tujye ku murongo waho 22. Haleluya, murongo waho 22. Reka twihute tuhagere. Atubwiye ngo Uwiteka mu itangiriro ry'imirimo ye yaragize ate? Yarangabiye. Nagira ngo tubyumve. Uwiteka mu itangiriro ry'imirimo ye yarangabiye. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ngo uhereye kera kose narimitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Imana ishimwe. Murongo wa 30, icyo gihe nari kumwe nayo, ndi umukozi w'umuhanga. Ego ngo kandi nari umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo. Imana ishimwe. Yesu ahamagaye data wa twese mu bibazo bya Lazaro kubera iyihe mpamvu? Impamvu ya mbere, amuhamagaye kuko baraziranye kuva mu itangiriro ryo kurema. Imana ijya kurema ibintu, Bibiliya tubwiye ngo yari kumwe nande? Na Yesu. Ahamagaye uwo baziranye kandi neza. Icya kabiri, Bibiliya tubwiye ngo yari yarimitswe mbere yo gukora ibyo byose. Mu yandi magambo, yari afite ububasha yahawe na se, yari yambaye ubumana yahawe na se. Iyi si itarabaho, natwe tutarabaho, ibibazo bitaraza, akaga kataraza, Kristo yari afite ububasha yahawe nande? Na data wa twese uri mu ijuru. Mu yandi magambo, aje mu isi amanukanye ubumana bwayo. Haleluya. Aje mu isi yuzuye ubumana, yakora iby'ubumana, kuko ibyo yakoze byose Imana bari kumwe na. Mu yandi magambo, yambaye ubumana data wa twese, ni nayo mpamvu yakoraga byose bikamwumvira, nuko yari yambaye iki? Ubumana. Kandi iyi Mana yari yaramwimitse mbere yuko ibyaremwe byose bigira bite? Haleluya. Uyu mubano uri hagati ya Yesu n'Imana biraza kurangira umwana na se babaye bamwe. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma Imana itekereje ibinyuze muri Kristo, ibibumbire muri we, ihita bibumbira koko muri we, ngira bifata biba imigisha yacu twebwe abatuye isi. Bimaze kuba imigisha yacu, ngo ihita biducunshumuraho,
ngo ibimanurira muri Yesu, ngo arabizana aduhiye imigisha niyi twicayemo. Iyi Imana itanga imigisha mwayikomeye amashyi menshi. Haleluya, haleluya. Ndavuga ngo ngewe sindi bumanuke njya hariya, ahubwo ndakuzuzamwo imigisha yawe naremye, wowe umanukane nayo, ngende nyibacuncumurireho, mbikunyujijeho. Mwana wanjye nkunda, ngaho Kristo n'Imana bafatanyije. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Umwanditsi umwe nkunda wa Zaburi ya 104, Zaburi 104 umurongo wa 24 yaranditse aravuga ngo, Uwiteka erega imirimo yawe ni y'uburyo bwinshi, yose yabukoresheje ubwenge, isi yuzuye ubutunzi bwawe. 27 aravuga ngo, ibyo byose bigutegereza kugira ngo ubigaburire ibyo kurya byabyo igihe cyabyo. 27 biravuze ngo, biyora ibyo ubihaye, upfumbatura ikiganza cyawe bigahaza ibyiza, uhisha mu maso hawe bigahinda imishyitsi, ubikuramo umwuka bigapfa. 30 wohereza umwuka wawe bikaremwa, ubutaka ubusubizaho ubugingo bushya. Imana ishimwe. Ashatse ko tuvuga ku mwuka wera none. Reka mbabwire, iyo umuntu yamaze gutandukanwa n'uyu mwuka duhumeka, uyu nguyu aba afite amafaranga menshi, aba yarize amashuri menshi, aba abyibushye cyane, aba ari umwana muto, aba ari umusaza. Iyo umwuka wamaze gutandukana n'umuntu, tumufata nk'ikiyemwe, nk'intumbi. N'andi magambo, izina rigize rite? Rirahindutse. Ni nayo mpamvu Lazaro yatandukanywe n'umwuka we. Bashikire bakiyegererayo bati, ntabwo dushoboye, turajya kurira, ariko turarira turi mu rugo, ntabwo turirira ku gitutu, kubera ko umwuka wagize ute? Watandukanye. Uyu mwuka duhumeka utumye tuba abantu di, ariko iyo tuvuyemo duhindurirwa amazina. Imana itanga uyu mwuka, twongeye tukayikomera amashyi, areke twaba tubaye koko. Haleluya, haleluya. Hanyuma uyu mwanditsi wa Zaburi 104 avuga ubumana mu bumana bwawe. Haravuga ngo, Uwiteka Mana waremye ijuru n'isi kandi watugiriye neza. Avuga Imana, arayivuga kandi cyane. Avuga imirimo yakoze, avuga imirimo yakoreye ubwoko bwabo bw'Abisiraheli, avuga imirimo ubwe ku giti cye yamukoreye. Ariko aza kugaruka kuri ariya magambo dusomye, aravuga ngo, Yehowa, ibyaremwe byose byaremwe n'ikiganza cyande cyawe. Icya kabiri aravuga ngo, byose bijya bihagarara bikareba iburyo, bikareba ibumoso, bikareba imbere, bikareba n'inyuma, bitegereje gufumbatura ikiganza cyawe gusa, kugira ngo bishobore kubaho, kugira ngo bishobore kurya, ngo bibone ibyo kurya bitunga imibiri cyangwa ibice byabyo. Kandi aravuga ngo, n'ibyo mu nyanja nabyo, amafi n'ibindi biba mu nyanja n'inyamaswa, isi nazo buriya nazo zitegereza ko Imana ibumbatura ikiganza kugira ngo nazo zibeho, kuko yifunzeho gatoya zipfiramo zigashira, ariko yifumbatuye ikiganza inyamaswa nazo zibaho. Imana ishimwe. Bibiliya yatubwiye ngo, kuko tuyitegerezanyije kwizera guhambaye guhanitse, ngo ikabumbura ikiganza cyayo tukagira gute? Ngo ariko ngo iyo wabyimye mu maso hawe, twageze mu ngorane rero.
niko Bibiliya itubwiye ngo iyo ibyaremwe ubyimye mu maso hawe ngo ugahindukira gatoya gusa akaga n'intambara biraboneka, inzara n'ubukene biraje. Hanyuma ngo ibyo bitera iki? Bitera kongera gushaka mu maso hawe, tukavuga ngo Mana turashaka mu maso yawe, turashaka kongera kukubona bundi bushya kuko yatwimye mu maso hawe. Ngo ibyaremwe bigaharanira bikamaranira gushaka mu maso yawe, ngo kandi ingorane n'akaga n'amakuba bikaba byinshi ku byaremwe, hari abantu n'ibintu ingorane zikaba byinshi. Ariko nkundiriye Imana kambabwira uyu murongo dusomye wa 30 biratubwiye ngo wohereza umwuka wa hehe wawe, namwe musome murongo wa 30 page 584 Zaburi 104 umurongo wa 30 tuwusome tunagane ku musozo rwose. Uravuze ngo wohereza umwuka wawe ibintu bikagira bite yemwe bikaremwa, niko Bibiliya itubwiye. Kamusubiremo, wohereza umwuka wawe ibintu bitariho bikagira bite bikaremwa. Icya kabiri, ubutaka ubusubizamo ubugingo bushya. Imana ishimwe. Umwuka w'Uwiteka Imana. Nababwiye ngo uyu mwuka atandukanye n'umuntu ahindurirwa izina, ariko umwuka w'Uwiteka Imana biratubwiye ngo iyo yamaze kutwima mu maso hayo tuvuza induru ndetse ibibazo bikaba byinshi, ngo ariko yihinduye amaso yayo yatubwiye ngo yohereza umwuka wayo. Haleluya, haleluya. Yohereza umufasha akadufasha ingorane zibaye nyinshi, umwuka wayo akamanuka akavuga ngo ni mu byago ririmba kuko ngo uyu mufasha ndamuguhaye. Yohereza umwuka wayo ibitari biriho bikagira bite yemwe bikaremwa. Haleluya, haleluya. Yohereza umwuka wayo aho waburiye urushako bakavuga ngo ni ukwiye ndetse bakanakurwa kuko yohereje umwuka w'iki wayo. Yohereza umwuka wayo ibibazo bibaye byinshi tukajya tukubona unezerewe, nuko ufite umufasha witwa umwuka wayo. Ikarema ibyishimo aho bitari, abantu bakavuga ngo ari kuriya wakura ibyishimo, nta handi abikura. Yohereza umwuka wayo uhituremo ibyishimo bitari bihari, aho bitagakwiye kuba, aho batagakwiye kugukunda, kuko umwuka wayo ari kuri wowe abantu bakagukunda kubera umwuka wayo. Kubera umwuka wayo aho utagakwiye kwicara nawe ukahicara, bakavuga ngo aha niba uhakwiye abandi ahubwo bahahagurutse. Igi nahagurutse abantu abango kuko yariho umwuka wanjye wowe urahaguruka, abahicaye umwuka wanjye wicarane nawe kuri iyi ntebe. Imana ishimwe. Imana ikohereza umwuka wayo abantu bashoboye cyane bagatoranya bakaza gusanga ari wowe ukwiye kujya mu ntebe z'ishuri zikomeye, abandi byabanane batere kuko umwuka wanjye muriho, uyu ni ukwiye kujyayo, abandi muretse umwuka w'Uwiteka agize ate akuriho. Nuko yamanuye, umva, si uko wagize ubwenge bwinshi, ahubwo nuko yamanuye umwuka wayo akubaho, ahita ajya no kuba akwiye kubikora, barabikora kubera umwuka w'iki wayo. Iyi Imana ijya imanura umwuka hakaremeka ibitari bihari, twayikomeye mu mashyi abandi bakayiha icyubahiro by'abatwari. Haleluya, haleluya. Izongera ikore n'ibindi, izongera ikore n'ibindi, izongera ikore n'ibindi, izongera ikore n'ibindi. Ihindura ibyanze guhinduka, ihindura ibyanze guhinduka, ihindura ibyanze guhinduka, ihindura ibyanze guhinduka, ihindura ibyanze
guhinduka ayiwe ihindura ibyanze guhinduka izongera ikore n'ibindera izongera ikore n'ibindera dukoresha amashyi yacu ngera ikore n'ibindera izongera ikore n'ibindera izongera ikore n'ibindera ayiwe ihindura ibyanze guhinduka ayiwe ihindura ibyanze guhinduka izongera ikore n'ibindi ayiwe izongera ikore n'ibindi izongera ikore n'ibindi ayiwe izongera ikore n'ibindi izongera ikore n'ibindi izongera ikore n'ibindi izongera ikore umwuka wera akamumufasha akadufasha akadushyigikira tukavuga ngo tugenda twemye kandi iyo tugenda twemye nta yindi mpamvu ibidutera si uko ibiduhetamisha imugongo bidahari si uko ibitubabaza bidahari ahubwo twahawe umwuka wo gutinyuka tukema haba ngo ntacyo turi kumwe n'umufasha kandi turakomeje mu rugendo iby'inaha mu isi tujya tubihinyura kuko umwuka wera yabanye natwe umwuka wera imana inyemerere buri muntu wese imuha umwuka wera ho umufasha imana ishimwe icya kabiri inyemerere iguha umwuka wera nk'umujyanama ukongorera ikongorera ngo nubwo ubutaka bwarumba ngo nubwo amashyo yabura ariko Kristo afite ibintu byose mu kiganza cye umwuka wera kubera umufasha kandi akubera ukongorera imana yacu ishimwe imana yacu ishimwe imana yacu ishimwe kandi uyu mwuka wera ajya kubera amarere mwiza akubwire ngo aho kandagiye siho garura ikirenge iyo myambaro wambaye siyo manura cyangwa se zamura umwuka wera ajyana kwambika muberwe bitumuhesha imana iki icyubahiro haleluya haleluya ngana ku musozo nagira ngo mbabwire ngo uyu Yesu twakurikiye kandi tukamenya mwongere mumenye neza ni umugabo ufite mu kuboko kwe gutabara abantu bakabibona baba babishaka batabishaka akadutabara niba ariko mubyumva namwe reka tumukomere amashyi mana data wa twese ubyumve kabiri iyi mana yacu igiseruka abantu bose babuze n'ibyaremwe byahagaze nta kudabarwa dufite nta nzira n'imwe tubona igaseruka iyi mana kandi naho yatwihisha ikigaruka igahita ivumera ubutaka twese tukiberaho kandi imirimo y'amaboko yacu ikayiha umugisha imana itanga uwo mugisha twongeye tukayikomera amashyi aricyo bitwaye haleluya haleluya cya gatatu ubutatu butawera ntabandaburangiye umwuka wera ugize ati aho byatuyobeye aho twabuze iyo tugana akavuga ngo humura genda useka nusekana ibibazo biratuma izina ryanjye rihabwa iki icyubahiro ukagenda wemye ugaseka bakavuga ngo ariko buriya koko akwiye kubaseka n'ibibazo yikoreye akwiye kubaseka muzi n'amadeni afite akwiye kubaseka iyi Kigali yaramucanze inkweto zarahengamye akwiye kubaseka kumera umwuka wera ahagararanye nawe arimo aramutigisa arimo aramubwira ngo seka rwose kugira ngo izina ryanjye rihabwe icyubahiro no mu ngorane no mu rupfu seka gubwa neza izina ryanjye rihabwe icyubahiro no mu byago zaririmbana naho hazi ibyago byinshi naho hazi ibyago byinshi
mukiza wanjye niragije nyuma muri Yesu Kristo turasoje tuganiye ku musozi. Yesu nitubana tuzaba amahoro, umwuka wera natuba hafi tuzabona umufasha. Imana data izavuba imvura itwereke mu maso hayo tugubwe neza. Reka duhaguruke tubwire Imana ngo twongeye kukumva bundi bushya. Yesu twongeye kukumva bundi bushya, mwuka wera twongeye kukumva bundi bushya. Ubutatu butagatifu uyu munsi, ubutatu butabwera buzuye uyu munsi, kandi umuntu wese uri hano avuga ngo ntashye nongeye kubona umufasha bundi bushya. Imana ishimwe. Reka dusaba kidikoni wacu azegera imbere adusabire, kandi nukuri Imana ibaha umugisha. Mwakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Amagambo adusubizamo mwami imbaraga zo kukwizera nk'Imana ishobora byose, kandi amagambo atubwira neza yuko natwe turi mu mugambi wawe, kandi nibyo urema tuwaremye wenyine. Uko ijambo ryawe ritubwira, waravuze ngo reka turebe umuntu ase natwe. Ibyo byonyine bitubwira ngo Kristo nk'uko bivuga, ndetse Yohana muhamiriza ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, ngo ndetse mu byaremwe byose nta kitaremwe nawe. Turizera neza yuko Mana waremye mu butatu bwawe bwera, kandi natwe ishusho dufite, isura dufite, iyo washakaga ko dusa nawe niyo y'ubutatu bwera. Turagushimiye amagambo umugaragu wawe wamuhaye ngo atugezeho, kandi dufite ibyiringiro yuko urugendo twatangiye rwo kugendana nawe, nubwo turi abanyantege nke, turi abantu b'umubiri, ariko iyo umwuka wawe aturimo ibidashoboka birashoboka, ibyananiranye mwami birahinduka, kuko umwuka wawe wera ajya ahindura ibyanze guhinduka muri twebwe, ajya ahindura ibyanze guhinduka mu itorero, ajya ahindura ibyanze guhinduka muri sosiyete, ajya ahindura ibyanze guhinduka mu muryango. Mana, turasaba ngo ubutatu bwawe bwuzure muri twebwe, ukomeze kubana natwe, ugire neza, utuyobore inzira nziza, umucyo wawe utumurikire. Data wo mu ijuru, urukundo rwawe rukomeze kutugumiza muri twebwe, maze icyubahiro cyawe gihumurire hose aho turi, gihumurire aho umuntu wese ahagaze, aho akorera, aho atuye. Mana, reka umwana bwawe butugaragareho, kandi natwe ducawe tubugire muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.